Ishinya nziza y'umukara amenyo y'urwererane kunze kureba ukanyurwa niyo waba utariye nta kamarika pe. Utamukunda arakenye cyane mu mutwe no mufuka. Niwe Miss ukundwa hirya iyo nina. Ibaze ko Miss bakuri Nyarugenge nabo bamufata nka Miss wisa. Batamuzi baramwitiranya cyangwa se bakamuza n'utunota dukegeze kugera mu kizamini ca leta. Ariko uyu mwari na kumubyeyi Miss Rwanda 2020 na Mariza. N'umuntu ngutoroye pe asaba ikunditse bya cyane kanakundwe turabaye Miss mu mwaka twesaga imihigo ya Vision 2020. Miss nishimwe nayo yasangije amukurikirana amukunda amafoto agaragaza ko atwite ntiyanasiga ifoto X-ray igaragaza gusama ubanza ku mustari usabwa na kubuna afite responsibility zo kwisobanuza ibimenyetso ku mutima mwiza yigira rero kubera n'ukunda akunda umuziki. Nyuma yaho yagaragaye byina indirimbo ya Deben igezwe Inshallah, ariko ku maso ukabona ko ari umubyeyi kandi witeguye kubyara ibyiza u Rwanda tukabihona rero. Bityo twese tukajyana Titi Brown duti ngwinurare mu Rwanda umvugira ngo u Rwanda ibyo kwa Naomi asa n'uwarategereje ubyara igihe nyuma yesa akamusubiza ibyo kuba kandi yaranditse ko amatsiko ari menshi kandi kwe na Michael Tesfaye umugwe w'umusiti bamaze deja gukunda udasanzwe umwana wabo turabizi. Ahubwo icyare cyane nuko uyu mukobwa dukunda cyane akomeje kuzenguruka igihugu nyuma y'igitabo cye gitsinze ibindi Nyarugenge kigishirwa hanze. Akomeje gutera kuhaje abana bakiri bato ndetse abashishikariza gusoma ibitabo. Abakurikirana basketball mu Rwanda cyangwa se abakurikirana hafi ibibera muri BK Arena barabizi cyane rwose ku isura ye na timu ye biri mu byatumye iyi nyubako benshi bayisangamo bajya banamuhuza na Visit Rwanda. Maze rero nabyare yonse ahirwe na byose biri imbere. Naomi, we love you so much.